Murakoze nyakubahwa perezida wa Repubulika, nitwa Scovia Mutesi, ndi umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. I see you every day on the social media. Ari mu bagore ba mbere hano mu Rwanda bazwi cyane kurusha abandi. Ibitangazamakuru byandika ibyo ku muyoboro wa internet, ku maradiyo, aho hose uzamusangayo kubera umuhata akorana mu kazi ke ka buri munsi. Avuga ko mu kazi ke agira abamukunda ndetse n'abamutinya, abatamuzi ngo bamwita amazina atari meza nk'ishyano, igishegabo, inshinzi, umwihanduza cumu, ikihebe n'andi menshi. Uyu mugore yagiye agaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga mu mashusho atandukanye yagiye ajya hanze, avuga ku bitagenda neza muri politiki ndetse no mu zindi nzego zigiye zitandukanye, abinyujije mu bitangazamakuru bye bitandukanye, hari byo Mama urwa Gasabo na Mutesi Scovia bikorera ku muyoboro wa YouTube. Uyu mugore kandi yabaye kimenya bose kubera inkuru zicukumbuye, yagiye akora ubuvugizi ndetse abantu bakamukundira uburyo abaza neza ibibazo, bakanakunda uburyo asubizamo ibibazo abajijwe. Yagiye avugwa inkuru nyinshi zitandukanye zagiye zituma abantu bamutinya. Aha twavuga inkuru yakoreye ku rugamba rwa M23 ndetse n'ingabo za FARDC, guhura kwe na General Sultan Makenga. Ibi byose byatumye abantu benshi bavuga ko uyu mugore adasanzwe. Muri iki kiganiro rero turakubwira akantu ku kandi ku buzima n'amateka byaranze uyu mugore, urugendo rwe mu itangazamakuru uko rwatangiye, uraza gusobanukirwa kandi byinshi bamwibazagaho n'ibindi akora utaruzi. Nje wumva nitwa King Saint. Gwahikaze. Umuteganya ko mushobora guhirika ubutegetsi mukoresheje igisirikare? Bari ku butegetsi umunsi twari hamwe nabo kubukera. Amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Mutesi Scovia. Yavutse mu mwaka w'1986, avukira mu gihugu cya Uganda aho umuryango we wari warahungiye. Akiva mu buhungiro rero n'umuryango we batuye mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda, kuri bakaba barizwa mu mujyi wa Kigali. Uyu mugore ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru yavuze ko yakuriye mu buzima bugoye nyuma yo kubura umubyeyi umubyara ari we mama we. Yitabye Imana akiri muto cyane ku buryo atibuka n'isura ye barebana amaso ku maso. Kuva ubwo rero papa we niwe wahise ufata inshingano zose z'urugo, maze abapapa abana mama byose icyarimwe, abitaho we n'abavandimwe be. Iki nicyo gituma uzakunda kumva uyu mugore avuga ko akunda papa we cyane, kuko ngo yamubereye urugero rwiza. Ibi kandi nibyo ngo byatumye yumva ko nta murimo n'umwe umugabo yakora Scovia watakora uretse gutera inda byonyine. Kuri ubu Scovia ni umugore w'umugabo umwe n'abana babiri, umukobwa n'umuhungu. Scovia kandi tumuzi nk'umunyamakuru ukomeye cyane hano mu Rwanda, kuri ukorera kuri radio ya BNB FM mu kiganiro cyitwa Imbundo y'Ukuri. Yanakoze kuri Flash FM, ariko saho gusa tumuzi uko nawe afite ibitangazamakuru bye bwite bikorera ku muyoboro wa YouTube, ari byo Mama urwa Gasabo, nicyo yise izina rye Mutesi Scovia nyine. Uyu mugore akabazwiho gusesengura byimbitse inkuru zitandukanye, haba mu miyoborere, ubukungu, ubutabera ndetse n'izindi nkuru zinyuranye. Uyu mugore kandi iyo avuga ku rugendo rwe rw'itangazamakuru yemeza ko René Antere Rwanyange yari umunyamakuru w'igihe.com, ari wamushyizemo imbaraga atangira gukora hari mu mwaka w'2011, ndetse akanamwigisha uko bategura inkuru ndetse n'imitwe yazo cyangwa se icyo bita titre. Avuga ko umunyamakuru kazi yafatiragaho urugero rwiza mu gutegura no kuyobora ibiganiro bikomeye n'abayobozi ari Solange aya none wo kuri Radio Isango Star. Scovia kandi yavuze ko mu gukora inkuru ze akunze gukurikirana cyane inkuru za politiki, izimanza n'ubutabera bitewe n'amacenga barimo, cyane cyane hagati y'abavoka ndetse n'abashinjacyaha. Tukiri kuri ibi, ntabwo twakwibagirwa inkuru y'urubanza rwatumye amenyekana cyane rwateguraga irushanwa rya Miss Rwanda Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid, ubwo yatabwaga muri yombi akurikiranweho icyaha cyo gusambanya abakobwa babaga bitabiriye iryo rushanwa. Muri uru rubanza uyu munyamakuru yabaye kimenya bose kubera uburyo yagaragazaga ibimenyetso bimwe na bimwe ntawe uzi aho yabikuye, ndetse akanabisesengura mu buryo bwumvikana bigatuma abantu babibona nk'ukuri. Kubera ubuhanga budasanzwe rero yagaragaje muri uru rubanza, byatumye abantu bamwe basobanukirwa neza ibyajyaga mbere muri uru rubanza nyine. Ibi kandi byaje no kuviramo uyu munyamakuru gufunga igihe gito, ubwo ikigo cy'ubugenzacyaha RIB cyatangazaga ko abantu bakwitondera kuvuga ibyo babonye byose kuri uru rubanza mu gihe rutaratangira. Ibi kandi byanyuze mu kiganiro umuvugizi wa RIB yagiranye n'itangazamakuru agira ati, ntabwo byemewe kuba watanze ubuhamya ku kirego icyo ari cyo cyose, habaho kumukwena. Nanone kandi
Ibi byatumye abantu babihuza n'ikiganiro cya Scovia yari yarakoze yise operasiyo yitabwa muri yombi rya Prince Kid kuva ku itangiriro. Muri icyo kiganiro yagaragaje ibintu bitari bizwi na buri wese kuri icyo kirego cya Prince Kid. Uyu munyamakuru yanamenyekanye cyane kandi ku nkuru yakoze yagarukaga ku mirwano yahuzaga ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'umutwe wa M23 yaberaga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abandi bavugaga inkuru bakuye ku bindi binyamakuru ariko we yigereye ku rugamba aho imirwano yaberaga. Uyu mugore kandi yigeze no kujya mu mashyamba ya Congo ahari ibirindiro by'umutwe wa M23 gukorana ikiganiro n'umuyobozi w'izinyeshyamba Bwana Sultani Makenga. Ibyo benshi babaga biyumvisha ko bidashoboka, ubwe yarabishoboye, bituma abantu bakomeza kumwibazaho cyane bibaza imbaraga akoresha aho yaba zikura. Scovia mu kuza mu itangazamakuru kwe byabereye igisubizo abanyarwanda benshi cyane kubera ubuvugizi akorera abaturage. Aha ntitwakwirengagiza nk'izamurwa ry'umushahara w'umwarimu ndetse n'uw'abaganga uko nabyo yabigizemo uruhare rukomeye. Ubwo iki kibazo cy'umushahara muto wahabwaga abakozi ba leta yakibazaga minisitiri w'intebe maze kikaza guhabwa umurongo. Hari na serivisi yagiye avugaho nyuma zigahinduka. Aha twavuga nka mituelle de santé, aho mu myaka yashize umuntu yivurizagaho yayitangiye gusa. Urugero nk'iyo wabaga warayitangiye mu karere ka Bugesera, aho niho wabaga ugomba kwivuriza gusa kuko ntabwo wari kujya mu kandi karere ngo uyikoreshe bikunde. Yanabajije kandi impamvu umuntu yishyura mituweli agategereza ukwezi kose kugira ngo yivuze. Ibyo bibazo byose yabibajije nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame maze bihabwa umurongo birakemuka. Ubaho waba uri hose mu gihugu n'igihe cyose ushakiye wakwishyura mituweli ugahita uhabwa ubuvuzi. Scovia ni umugore w'umunyamurava ufite umutima ukomeye utagira ubwoba, kereka gusa ngo yari mu ikosa kandi ngo ntashobora gukora ikosa yabigambiriye kandi abizi neza ko ari ikosa kuko ngo ntabwo ashobora kureba mu maso y'uwo yakoreye ikosa ngo abishobore. Avuga ko kuri ubu ngo kubera akazi akora utamukunda ngo amutinya, abataramusobanukirwa neza bamwita amazina atandukanye: igishegabo, ishyano, inshinzi, ikihebe n'andi mazina menshi. Gusa ibikuri we nta kintu biba bimubwiye kuko ngo bidakuraho uwo ari we. Avuga kuko wamutuka kose cyangwa uko wamwanga kose n'ibyo wakora byose bidashobora kumuca intege na gato, ahubwo ngo bimwongerera imbaraga zo gukora cyane ku buryo ari wowe uzasanga umukeneye cyane kandi nta wundi ufite wo kumusimbuza. Nkiri kuri uyu mugore Mutesi Scovia, nyemerera nkubwira inkuru y'urubanza yaregagamo uwitwa Iraguha Prudence yashinzaga ko yamutukiye mu ruhame akaza kwitabaza inzego z'ubutabera kubera icyo yari yise agasuzuguro gakabije. Scovia yavuze ko yababajwe cyane n'ibitutsi Iraguha yamututse nyuma yo kwanga kumutumira mu kiganiro asanzwe akora, hanyuma undi nawe mu gisa no kumwihimuraho amutuka ibitutsi bitandukanye. Hejuru y'ibyo bitutsi ngo yageretseho amagambo yo kugaragaza uburakari bwinshi, aho yagize ati iyo mba hafi nari kukujwibura ugira uwo wisukaho. Ubwo bari imbere y'ubucamanza rero, Iraguha Prudence ari uregwa yahakanye ibyo ashinjwa byose, avuga ko ubushinjacyaha buterekana ibimenyetso bimuhamya ibyaha yakoze mu buryo bwuzuye. Ubwo yabazwaga niba umurega ibyo avuga bitarabayeho, Iraguha Prudence yabwiye urukiko ati sinjya guhakana ko Scovia adafite ishingiro ry'ibyabaye. Mu kuvuga atya rero, aha niho Iraguha yiteze igisa n'umutego, abwira urukiko ko yandikiye ibaruwa Madame Mutesi Scovia amusaba imbabazi kuko yari yemereye urukiko ko nirumuhamya icyaha azishimira gusaba imbabazi uwo bikekwa ko yagikoreye. Si ibyo gusa kandi Mutesi Scovia nawe yigeze gukora inkuru imuta mu mazi abira. Ni inkuru yakoze atabariza abaturage bo mu karere ka Rubavu abasabira ko bakubakirwa ikiraro. Abitangaza yavugaga ko hari ibihamya bifatika nyuma yo kuganiriza aba baturage batuye aka gace, nyamara ngo byari ukubeshya no gushaka abamukurikira ibizwi nka views kuri YouTube. Ibi rero ngo byamenyekanye nyuma y'aho Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude akurikiranye neza iki kibazo hagamijwe gushyira mu bikorwa no gukemura ikibazo cyari cyaratangajwe n'uyu munyamakuru Mutesi Scovia. Nk'uko Minisitiri yabitangaje, yavuze ko yababajwe cyane no gusanga ibyatangajwe n'uyu munyamakuru atari byo, ndetse avuga ko yasanze iki kiraro cyari kimaze imyaka 3 cyubatse kandi gikoreshwa. Uyu munyamakuru kandi yanatwaye igihembo cya Influencer Award, abanyamakuru bo mu Rwanda batoraga mugenzi wabo witwaye neza kurusha abandi muri uwo mwaka, cyangwa wagaragaye mu nkuru nyinshi z'ubuvugizi aho usanga batorwa bakurikije uko bakoze. Uyu mubyeyi uretse kuba umunyamakuru ni n'umusangiza w'amagambo MC mu birori bitandukanye birimo iby'ubukwe, akaba afite iduka rikomeye cyane ridoda rikanacuruza imyenda riri mu mujyi wa Kigali.
ngayo nguko rero ngibyo bya Mutesi Scovia ukunzwe n'abatari bake, umunyamakuru wa radio BNB FM na mama urwa Gasabo. Ibye reka tubisubikira aha naho utaha. Imana ibarinde.